Bene data, nshuti z'umusaraba, abo dusangiye gucungurwa, abo dusangiye amakuba, abo dusangiye kwizera, abo dusangiye umwami, abo dusangiye umukiza. Imana ibagirire neza. Uyu mwanya tugiye guhera ku magambo aboneka mu Ibyahishuwe Yohana, ibice 6 n'umurongo wa 1 kugeza ku 8. Nshuti zanjye, muri iki gice habonekamo amafarashi 4, kandi ayo mafarashi 4 ni amafarashi akora ibintu bitandukanye ariko agamije kugirira nabi umukristo. Ifarashi ya mbere ni umweru, uyicayeho afite umuheto ahabwa kunesha. Iyi farashi ni Antikristo afite ubushobozi, afite imbaraga. Uyu nguyu niwe watangije intambara y'ubutita hagati y'itorero ndetse nawe. Ni intambara itagaragara, ni guerre froide, ni intambara ihishe cyane ariko ari mu kazi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turumurwanye kandi tuzamunesha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ifarashi ya kabiri ni ifarashi itukura cyane, uyicayeho afite inkota ndende mu ntoki, kandi ngo yahawe gukura amahoro mu isi. Iyi farashi ya kabiri itukura cyane ishushanya ubutegetsi bw'isi, ishushanya uburyo abategetsi bari gukura amahoro mu isi ashingiye ku kureka ibyaha, ahubwo bakimika amahoro politike, amahoro y'uko isoko ryaremye, amahoro y'uko abaturage batekanye badasakuza, amahoro y'uko ingabo zikomeye, amahoro ashingiye kuri ibyo bintu. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ayo mahoro politike ariho arirukana amahoro azanwa no kureka icyaha. Ifarashi ya gatatu ni ifarashi y'umukara cyane, uyicayeho ngo afite umunzani mu ntoki, ngo agenda atanga itegeko. Aravuga ngo urugero rwa sayiri ngo rugurwe idenari imwe, urugero rw'ingano ngo rugurwe idenariyo imwe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hazabaho inzara y'ibiribwa, kandi twatangiye kwigeramo, abantu bagapfa, abantu bakamererwa nabi. Buriya nk'uko ubwo idenariyo imwe nk'uko ari umubyizi w'umufundi w'umukozi, ni nako ibyo umuntu akorera ahita abikonsoma byose akabirangiza, cyangwa akabikoresha akabirangiza. Bivuze ngo nta kintu umuntu azasagura. Nshuti zanjye, ariko hari itegeko rivuga ngo amavuta ngo ndetse na vino ngo ntimubikoreho. Ariya mavuta ni umwuka wera, iriya vino ni ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza cyane. Ifarashi ya kane ni ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho ngo yitwa rupfu, kandi aherekejwe na kuzimu. Nshuti zanjye, izi farashi ziri mu kazi. Iyi farashi ya kane igajutse iragenda itesha umwimerere ibintu byose tubona ku isi, ibyo twari tuzi bikagenda bitumwimerere. Ubukristo bugatumwimerere, ubukristo bukagajuka nk'uko iriya farashi nayo igajutse. Ingo zigatumwimerere, ingo zikagajuka. Muri kubona icyorezo, ingo zirashingwa ku bwinshi ariko mu kanya zigasenyuka. Impamvu ni iyihe? Ni iriya farashi igajutse niyo yamaze kwinjira mu ngo, itesha umwimerere uko ingo zagombaga kumera, ahubwo izanamo ibindi. Urubyiruko ruriho ruragajuka, urubyiruko ruratumwimerere, urubyiruko rurasubira inyuma, urubyiruko ruriho rurasubira inyuma. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Ifarashi igajutse nabo yabagabyeho igitero. Nshuti zanjye, amakorari, ivugabutumwa muri rusange, abapasiteri, abashumba, abakozi b'Imana muri rusange bariho ifarashi yabagabyeho ibitero. Mu izina rya Yesu, Imana
idufashe, Imana idutabare, Imana idutabare, Imana itabara abakozi b'Imana. Umwimerere waratakaye, umwimerere w'itorero waratakaye, kubera ko n'abakozi ntabwo bafite umwimerere. Imana itugirire neza. Ubuyobozi bw'amadini nta mwimerere. Ifarashi nabo yabagabyeho ibitero. Ubuzima bwa gikristo nawe ifarashi yarahageze igabamwe ibitero. Abantu barashaka kubaho bitandukanye no ku ijambo ry'Imana ribasaba. Ifarashi zagabyemo ibitero. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana idushoboze, Imana idufungura amaso tubone imikorere ya ziriya farashi. Ifarashi enye, ifarashi y'umweru uyicayeho ni antikristo, ifarashi itukura cyane uyicayeho ni systeme y'isi, ifarashi y'umukara ni inzara y'ibyo kurya, ifarashi igajutse. Na zose ziri mu kazi, zose ziri mu kazi. Nshuti zanjye, tumaze kubona ibyo, tumaze kubona ukuntu ifarashi ziri mu kazi kandi zifite intego yo kwica umukristo, kandi zifite intego yo kumusubiza inyuma, kandi zifite intego yo gutuma yangana n'Imana yamucunguye, kandi zifite intego yo gutuma ahindukira agasubiraho ibyo yari yararetse. Urugero RWIZA TV twabateguriye uburyo burindwi wakoresha kugira ngo ubashe kwirinda imikorere y'izo farashi. Zifite uburyo bwinshi zikora, zifite uburyo bwinshi ziyemfiritira, zifite uburyo bwinshi zitambuka, ariko ku rugero RWIZA TV nuhakurikira urabonamo uburyo burindwi bwagufasha kwirinda, guhangana n'ibyo bitero bikomotse kuri ayo mafarashi. Imana itugirire neza, mukurikire, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kukwegera mana yanjye, jyundengera iteka ngumye nkwizere. Ntewe na Satani ujyundwanirira, umpe kukwegera mana yanjye. Ntewe na Satani ujyundwanirira, umpe kukwegera mana yanjye. Imana idufashe. Haleluya. Ariya mafarashi uko ari ane, ifarashi y'umweru ya antikristo, ifarashi itukura cyane y'ubutegetsi bw'isi, ifarashi y'umukara ibyorezo by'inzara, n'ifarashi igajutse, zose zifite umurimo umwe wo gutuma umukristo ata umwimerere. Kuko nk'uko nabivuze, zirakora mu buryo bw'amayoberane, zirakora mu buryo buhishe cyane, mbese ni intambara ariko yihishe, kandi zifite intego. Iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa 23 n'umurongo wa 12, baravuga ngo baraterana, ngo bararahira, ngo bavuga ko batazarya bataramara kwica Pawulo. Iriya rero ziriya farashi barateranye, bararahira, bavuga ko batazagira ikindi kintu bakora batararangiza kwica itorero. Ariko amakuru mfite, ntabwo itorero rizapfa, ntabwo itorero rizapfa, ahubwo
nawe wari uhari bashaka kugira ingaruzwa muheto. Niyo mpamvu tushaka kugusaba kugira ngo uhuguke ukurikire Urugero Rwiza TV, baguhe amakuru yizewe yagufasha guhangana n'ibitero byari y'amafarashi. Imana idufashe. Mbere yuko tubabwira uburyo burindwi twakwihisha cyangwa twakoresha kugira ngo duhangane na biriya bitero by'amafarashi, reka tubabwire inyungu dukomora mu kugaruka ku mwimerere. Bibiliya tubwira muri Yeremiya ibice 6:16, avuga ngo nimuhagarare kandi murebe, nimurangiza mubaririze ngo mumenye inzira za kera aho zajyaga zinyura, ngo iyo muzabona ari nziza muzayinyuremo, ngo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Bibiliya iratubwira mu Migani 23:10, igatubwira ngo nimugashingura imbago za kera izo basogokuruza bacu basize bashinze. Ababyaje ubutumwa bwiza, abatubyaje ubutumwa bwiza, hari imbago bashinze. Abatangije itorero iri torero turimo, hari imbago bashinze. Wizishingura nshuti yanjye. Bibiliya iratubwira muri Luka ibice 13:24, akatubwira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Aravuga ngo irembo ni rigari, ngo ni irijyana abantu kurimbuka, ariko ngo irembo rifunganye ngo rijyana abantu ku bugingo. Biragoye, birababaje, bibabaza umubiri, turawukoresha uburetwa, ariko impamvu tuwukoresha uburetwa nuko tuzi icyo dusingiriye, nuko tuzi icyo tushaka gufata. Reka rero nshuti zanjye tubaririze inzira za kera, twe kuzirengagiza ngo dufate ibyo tubonye. Bibiliya iratubwira ngo tugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Uyo rero utagize umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ni ukuvuga ngo intego wayitaye. Kandi iyo udafite intego, umuhanga umwe yaravuze ngo iyo udafite icyo ushaka utwara icyo ubonye. Dufite icyo dushaka rero, ntabwo tugenda nk'abatazi iyo bajya, ntabwo tuvuga nk'abatazi icyo tuvuga, ntabwo twiruka nka buhumyi, dufite iyo tujya. Baririmbyi bararimbye ngo iyo mva ndahazi niyo njya ndahazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo dukomora rero ku mwimerere, iyo tuhageze icyo tuhakomora cya mbere yuko tubabwira uburyo burindwi itorero ryabagaho kugira ngo natwe twongere tubugarure. Icya mbere icyo tuhakomora ku mwimerere, iyo tuhageze tukahibanda, tukahatinda, tukahitegereza, ntituhanyure twiruka, ngo tuhakura uburyo bwiza bwo kubona ibintu uko Imana ibibona nayo. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 3:1, avuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka azabaho ibihe birushya. Ese wakwibaza uti iminsi y'imperuka itangira ryari cyangwa se soza ryari? Wakwibaza uti ese twayivuyemo? Wakwibaza ese turayitangiye? Dore iminsi y'imperuka itangira mu itorero ry'intumwa, itorero rya mbere, iryo bita Eglise Apostolique. Yesu amaze kugenda, iminsi y'imperuka yahise itangira. Izasoza ryari? Izasozwa no kugaruka kwa Yesu. Nshuti zanjye, Yesu ari hafi kuza, yatanze ibimenyetso. Yesu ari hafi kuza kugira ngo azasoze iyi minsi y'imperuka. Iyi ngiyi yakamuye abantu, yahenebereje abantu, yashubije abantu inyuma. Kristo ari hafi kuza kuyisoza, yatanze ibimenyetso. Aravuga ngo turebere ku mutini, ngo turebere no ku bindi biti. Umutini yavugaga ngo turebereho
ni igihugu cya Isirayeli ko kizabona ubwigenge. Yabivuze akiri mu isi ataragenda, ariko igihugu cya Isirayeli cyabonye ubwigenge mu 1948 kibona ubwigenge. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Kristo ari hafi kugaruka. Ikindi yaravuze ngo turebere no ku bindi biti. Ibindi biti ni ibindi bihugu. Ibindi bihugu nabyo ngo nibitoha, ngo nibibona ubwigenge, ngo tuzamenye ko aje, kandi ndetse ngo ageze no ku rugi. Mana yanjye, ibihugu byabonye ubwigenge. Ibihugu byabonye ubwigenge. Ibihugu byabonye ubwigenge. Ubu ngubu nta na kimwe, ndi gutekereza ko nta na kimwe kitarabona ubwigenge ngo kigenge. Kristo ari hafi kuza, nshuti zanjye. Kristo ari hafi kuza. Iyo somye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 9 avuga ngo utagira ibyo ngo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Niba rero niyo tugiye kumwimerera tureba hirya nk'uko Imana ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo ry'ikintu, ni nako natwe duhagarara ahangaha, tugahagarara mu gihugu tukareba ibiri hanze, tukabona n'imigambi iri mu ijuru. Kristo yiteguye guhaguruka ngo aze gutwara itorero. Imana itugirire neza. Icyo dukomora cya kabiri, dukomora ku mwimerere. Icya kabiri tuhakomora uburyo bwo gutekereza. Imana ishimwe. Tuhakomora uburyo bwo gutekereza. Bibiliya tubwira mu Migani 23:7 avuga ngo uko umuntu atekereza burya ngo niko abari. Umuntu burya ni ibitekerezo bye. Uko nguko wambaye ni ibitekerezo wagize. Uwo mwenda wawuhisemo byabanje biza mu bitekerezo. Si wo mwenda wari uhari wonyine, ariko wawuhisemo kubera ibitekerezo. Aho ngaho utuye niho wahisemo gutura, ni ibitekerezo byabanje. Uko umuntu rero ari niko abatekereza. Mbese uku turiho ni igisubizo cy'ibyo twatekereje. Rero ndashaka ko uyu mwanya tugera ku isoko, ntidutekerereze mu mubiri, ahubwo urwandiko rwa mbere rw'Abikorino Pawulo yabandikiye ibice 16 avuga ngo naho twebweho ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Nta wundi muntu wamenye icyo undi atekereza, nta n'undi muntu watekereza mu mubiri ngo amenye icyo Imana itekereza. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, nitugaruka ku isoko iby'Imana iri gutekereza birahura n'ibyo natwe turi gutekereza. Niba Kristo ari ahagurutse yiteguye kuza kujyana itorero, umugeni nawe araba amaso, ahaguruke yambare imyambaro, ahitire mu rwambariro yambare, kugira ngo umugeni najya kugenda, umukwe naza kumujyana, asange yambaye imirimo y'abera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Icya gatatu dukura ku isoko. Imana ishimwe. Icya gatatu dukura ku mwimerere. Icya gatatu dukura aho itorero rikomoka, uko ryari rimeze, ubuzima bwaryo bwa mbere, ngo tuhakura uburyo bwiza bwo kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Tuhakura uburyo bwiza bwo kumva no kumvira ijambo ry'Imana. Umunsi umwe Yesu arigisha muri Matayo 13 haba imigani 7 Yesu yaciye. Arayigisha. Amaze kuyigisha, abigishwa ngo baramwegera, ngo biherereye, ngo baramubaza bati, mwigisha, kuki wigishiriza abantu mu migani kandi ibyo wigisha abantu bakaba batabyumva? Yesu agiye kubasubiza aravuga ati, impamvu mbigishiriza mu migani nuko ngo iyo barebye batitegereza kandi bakumva, batega amatwi ntibumve, kubera iki? Ngo imitima yabo ifite ibinure. Minsi y'imperuka itumye imitima y'abantu izaho ibinure. Minsi y'imperuka itumye imitima y'abantu itumva. Ariko nitujya ku isoko, ibinure byo mu mwuka, hypertension zo mu mwuka, hypotension zo mu mwuka, diabete zo mu mwuka, kanseri zo mu mwuka, zose zirakira mu izina rya Yesu.
Imana idufashe tugaruke ku isoko. Imana idufashe tugaruke ku mwimerere. Ku isoko niho honyine, ku mwimerere niho honyine hari isoko yizewe ishobora gukurwaho amakuru. Oh, haleluya! Uburyo bwa icyo dukura ku isoko cya kane, ku isoko cyangwa ku mwimerere, uko itorero ryari rimeze, uko ryabagaho kera, uko ryabagaho mbere y'igishingwa. Icyo tuhakura uburyo bwiza bwo guhanga no kwigisha, guhanga abaririmbyi, abahanzi. Nimugaruke ku mwimerere. Oh, haleluya! Nimugaruke ku mwimerere, nimugaruke ku mwimerere abahanzi, nimugaruke ku isoko, nimugaruke ku itorero ryari ririho. Hanyuma ibyo tubwira abantu, tuvuga ubutumwa, nituririmba, nidukoresha Imana yaduhaye, tukore ibintu bituma umugeni nawe yitegura. Imana ishimwe. Dukore bituma umugeni yitegura. Indirimbo nisohoka, indirimbo niririmbwa, itume umugeni yitegura. Ariko ivuga butumwa ririho uyu munsi, ririho riratuma abantu bakunda isi, ririho rirashaka ibisubizo bya hano mu isi gusa. Ariko nimureke uyu mwanya dusubire ku isoko. Abavuga butumwa bagenzi banjye, dusubire ku isoko, dusubire ku mwimerere, kugira ngo dufashe umugeni kwitegura. None se kuriho umwigisha kuba mu isi, Kristo we yaravuze ngo azaza mujyane, ukamwigisha gusubirizwa hano mu isi. Kandi Kristo yaravuze ngo ibisubizo byo biri mu ijuru, ngo azabimuha ku munsi wa nyuma. Ukamwigisha kubaho neza hano mu isi. Kandi Kristo yaravuze ngo ahangaha si iwacu. Nshuti yanjye, nimureke tuvuge ibikwiranye n'ibifasha umugeni kwitegura. Imana idufashe, Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kutwitaho. Kandi turakomeza tuvuga uburyo bwiza itorero ryabagaho, dushobora gukuramo ibikoresho byatuma duhangana n'ariya mafarashi n'ayahagurutse atatworoheye, atatumereye neza, ahubwo ashaka kudusubiza mu buzima bw'isi. Imana idufashe, Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Umukiza na Satani ntaza gushobora utaretse gushima. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 2:42 kugeza kuri 47, uhasanga imibereho y'itorero rya mbere uko ryabagaho. Nshuti zanjye, iriya mirongo Bibiliya yose ni iyacu. Reka tuyisome kandi tunarebe n'imirongo cyane cyane uko itorero rya mbere iryatubyaje ubutumwa iko ryabagaho. Hariya muri icyo gice dusomye usanga batubwira uko abakristo babagaho, kandi uwo mwimerere ugasanga ubu ngubu twarawutaye. Ikintu cya mbere itorero ryo mu minsi y'imperuka ryataye. Nari maze kubabwira yuko iminsi y'imperuka itangira mu gihe cy'itorero ry'intumwa, ikazasozwa no kugaruka kwa Yesu. Murabona ko igihe kitwegereye cyane, ibimenyetso byose Yesu yatanze byaragaragaye, kandi nta na kimwe icyanyuma yari yatanze cyari ikivuga ngo murebere ku mutini, ngo murebere n'ibindi biti. Ibyo byose byaragaragaye. Umutini twagomba kureberaho ni Isirayeli kizabona igihugu ikabona n'ubwigenge, byarabaye. Ibindi biti nabyo nibitoha byasobanuraga ko n'ibindi bihugu nabyo bizagenda bibona ubwigenge. Ndatekereza ko ibyo bintu byose byabaye. Yewe nta gisigaye. Yaravuze ngo ibimenyetso bizagaragaza kuza kwanjye, ngo
n'ubutumwa buzakwira isi yose. Mana yanjye, nubwo abantu batabasha kugenda, ariko n'ubu ngubu ubutumwa busigaye buvugwa bugakwira isi yose, n'utabishyira mu bikorwa, n'utabitega amatwi, ariko ubutumwa bwakwira isi yose nta hantu butaragera. Umwimerere wa mbere watakaye kubera ibihe by'imperuka ni uguhuza umutima, kuba umwe no gukundana. Uwo mwimerere waratakaye. Ni ukuri mumfashije mukagaragara mushaka kubyumva neza, murabona ko uriya mwimerere twawutaye. Ese uko mubibona, murabona Kristo azemera tugata umwimerere, itorero yarisanga rimeze gute inshuti zanjye? Umwimerere waratakaye. Iyo usomye muri Yohana ibice 13 umurongo wa 34-35, Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo Yesu yaravuze ngo ndabaha itegeko rishya. Aravuga ngo nimukundane. 35 aravuga ngo nimukundana ngo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Icyatumye avuga ngo mbahaye itegeko rishya nuko Yesu aje, ibyuho byari biri muri iryo tegeko yabikuyemo. Haravugaga ngo mu isezerano rya kera ngo umuntu akunde mugenzi we ariko yange umwanzi we, ariko Kristo nawe aje cya cyuha gikuramo. Muri Matayo 5:43-44 aravuga ngo ngewe ndabategetse ahubwo mukunde n'abanzi banyu. Icya kabiri cyatumaga avuga ngo ni itegeko rishya nuko itegeko rya mbere mu isezerano rya kera ryari rihari, ariko nta bushobozi bwo kurishyira mu bikorwa buhari. Bigaragara bimeze nk'igipimo gipima umuriro, iriya terimometre igaragaza umuriro ariko ntigire ubushobozi bwo kuhagarika. Ariko iyo terimometre iyo igaragaje uwo muriro, kugaragaza umuriro ntishobore kuhagarika, kandi yawugaragaje bimeze nk'uko isezerano rya kera ryari ririmo amategeko ariko ridatanga ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe. Ariko Kristo aje atanga itegeko, ariko atanga n'umwuka wera wo kudufasha kurishyira mu bikorwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 2 n'umurongo wa mbere, aravuga ngo ku munsi wa Pentekote usohoye ngo bose bari hamwe, ngo hanyuma batungurwa n'umuriri n'umuyaga mwinshi uturutse mu ijuru, ngo bahuje umutima ngo ukwira aho bari bari, ngo bose batangira kuvuga izindi ndimi. Ibanga nta rindi inshuti zanjye, nta rindi nuko bari bahuje umutima. Bibiliya iratubwira muri Matayo 5:16 igatubwira ngo nibabona imirimo yanyu myiza, Bibiliya iravuga ngo bazaherako bahimbaze so wo mu ijuru. Iyo usomye muri Yohana 17:21 aravuga ngo babumwe nk'uko nanjye ndi umwe na Data, ngo hanyuma abantu nibabona itorero ari umwe nawe nk'uko uri umwe nanjye, ngo bazahera ko bahindukirire bizere ko Yesu yaje mu isi azanye agakiza. Rero inshuti zanjye nagira ngo mbabwire ivuga butumwa kubera iminsi y'imperuka naryo ryarahindutse. Nabibabwiye dutangira ahabanza, nabwiye ko ya farashi igajutse yatumye nivuga butumwa naryo rigajuka. Iry'umwimerere nuko ryari riteye, ntabwo ivuga butumwa rya mbere suko ryabaga rigizwe n'ibyuma bihenze, amamikrofone ahenze, amamixera ahenze, amakeyboard ahenze. Okada Bibiliya yatubwiye ngo iyo babonaga imirimo gusa, babonaga guhuza, bakabona urukundo, bakabona gushyira hamwe, bakabona kuba umwe kwitorero, ngo baravuga ngo natwe tugiye kujya muri bariya bantu. Bakazanwa gusa n'imyitwarire, ntabwo bazanwaga n'amagambo. None uyu munsi kubera ibihe by'imperuka bidusohoreyeho, ibintu byamaze kutunanira, ibintu byamaze guhinduka, abantu barashaka kuvuga, bagashyiramo za lansevoix, bakarangurura amajwi, ariko abantu ntibumva kubera kumuhamagara. Abariho bahamagara, abariho bavuga ubutumwa, iyo barebye imirimo ibasohokamo ntabwo bakwifuza kubana nabo. Iyo barebye ibyo bakora
ko bitandukanye n'ibyo bavuga, ntabwo bakwifuza kubana nabo. Nshuti zanjye, mureke tugaruke ku mwimerere, mureke tugaruke ku mwimerere. Kandi Kristo naza gutwara itorero, haleluya, naza gutwara itorero, ndatekereza ko azareba umwimerere. Kandi niba mwabyitaho kandi mutanabyitaho, nagira ngo mbabwire ngo muzamenya ko hagati muri mwe hatambutse umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi. Icya kabiri kirengagijwe kubera ibihe dusohoyemo, icya kabiri kirengagijwe ni ugufashanya hagati mu bakristo. Uwo wari umwimerere, yari karite y'itorero rya mbere. Iyo mbese cyari ikirango cy'itorero rya mbere. Hariya twasomye ndetse no mu Byakozwe n'Intumwa 4 n'umurongo wa 34 kugeza 35, aravuga ngo mu itorero rya mbere nta mukene wabagamo. Nta mukene, ubyumve, ni Bibiliya ibivuze ngo nta mukene wabagamo. Ngo ababaga bafite amatungo, ababaga bafite ibintu, ngo barabiguraga bakazana ibivuyemo, bakagabanya abakene. Umuntu wese ngo ukennye agatwara ikintu cyose akeneye. Nta mukene wahabaga. Bibiliya niko ivuga. Bibiliya tubwira muri Yesaya 58 guhera ku murongo wa 3 kugera kuri 12, Imana yaciye muri Yesaya iramubwira ngo umbwirire abantu banjye ngo ese igituma musenga simbyiteho ni ukubera iki? Kubera iki dusenga Imana ntibyiteho? Kubera iki umuntu asenga Imana ntibyiteho? Ni ukubera iki? Kubera iki umuntu asenga Imana igasa nkaho itumva? Ni ukubera iki? Ntabwo amatwi y'Imana, Bibiliya tubwira muri Yesaya 59 ngo ugutwi k'Uwiteka ntikwaheze n'ukuboko k'Uwiteka ntikwananiwe, ahubwo ibyaha, imyitwarire yacu, imyitwarire y'abantu niyo ituma Imana isa nkaho nta mbaraga ifite. Iyo usomye muri Zaburi 18 haratubwira ngo Imana yiyerekana uko umuntu ameze, ngo kugoramye yiyerekana nk'igoramye, kudashoboye ikiyerekana nk'idashoboye, kudafite ikiyerekana nkaho ntakifite, kutazi ubwenge ikiyerekana nkaho itazi ubwenge. Imana igenda yiyerekana ikurikijwe igiye kwiyereka. Muri icyo gice cya Yesaya 58 aravuga ngo noneho rero nimusenga kugira ngo mbumve, ngo mujye mubanza mubohore abantu, ngo mubakureho iby'agahato, ngo kandi mubahambure, mubabohore, bareke bagende. Ijambo ry'Imana nuko ritubwiye, bishatse kutubwira iki? Iri jambo ry'Imana bishatse kuvuga ko iyo ugiye gusenga, icya mbere ubanza kwihana, kandi niba hari n'umuntu mufitanye ikibazo ukabanza ukamusaba imbabazi. Bibiliya yavuze ngo icya kabiri ngo Imana idusaba ngo tukarekura tugatanga, ngo tugaha abakene. Ugize icyo afite ngo agatanga agaha umukene. Icya gatatu ngo ukareba abantu bameneshejwe ngo ukabazana mu nzu, Imana ishimwe, ukababesha mu nzu. Ibyo ngibyo nibyo Imana idushaka. Iyo usomye muri Matayo ibice 25:33 kugeza kuri 40, aravuga ngo Yesu najya gushimira abantu ngo azababwira ngo nuko nari nambaye ubusa muranyambika, nari nshonje mu mpa ibyo kurya, nari ndwaye muza kundeba. Aravuga ngo nimugende, ngo nimwicare mugubwe neza, mugororerwe kuko mwakoze neza. Ngo bazamubaza ngo ese twabigukoreye ryari mwami? Ngo azabasubiza ngo igihe mwabikoreraga wa wundi wari umukene, wa wundi wari uciye bugufi, wa wundi wari usuzuguritse, wa wundi wari ushonje, burya ngo ni Kristo twabikoreye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, iyi ni devoir, ni umukoro dufite, kandi uyu mukoro ukeneye wo kuwukosora. Kristo niwe uzawukosora, ukeneye wo kuwukora. Hano nagiye nakira abana b'imfubyi, nakira umwe, ngiye kubona mbona haje undi, ngiye kubona mbona haje undi, ngiye kubona mbona haje. Mbese abana baraza kandi n'ubu ngubu baracyaza. Ariko niyo nshingano yanjye. Imana imfashe, Imana izandinde, izabarinde kurara ubusa, izabashakira ibyo kurya. Imana itugirire neza. Aravuga ngo rero nimukora ibyo ngo umuseke uzabatambikira.
ngiyi inyungu ya mbere. Umuseke uzagutambikira, ni ukuvuga ngo nta bwire buzabaho iwawe ngo uzagendera habona ngo umuseke, ni ukuvuga ngo umuseke ni ugusimbura umwijima ngo uzatambika ku rugo rwawe. Icya kabiri ngo ubukire bwawe buzatoha. Bibiliya iratubwira mu Migani 11 kavuga ngo hari umuntu utanga kwiragiza ngo ariko ntakene. Nshuti zanjye mureke tugaruke ku mwimerere. Icya gatatu ngo gukiranuka ngo kwawe kuzakujya imbere ngo hanyuma ukuboko k'Uwiteka n'icyubahiro cy'Uwiteka ngo bigushorere. Uzaburizwe gukiranuka kwawe gukuri imbere, hanyuma icyubahiro cy'Uwiteka n'ukuboko k'Uwiteka kugaguherekeza. Icya kane ngo nutabaza ngo Imana izagutabara, ngo nutaka ngo Imana izitabivuga ngo ndi hano. Imana itugirire neza, haleluya. Imana itwiteho, Imana idushoboza. Ubundi kuba umukristo niryo vangamutungo risesuye nabonye. Kuba umukristo, umwimerere w'umukristo, iyo abantu babaga babaye abakristo, ukaba umukristo ukihana ukagenda ukinjira mu itorero, mwasezerana isezerano y'ivanga-mutungo risesuye. Imana idufashe, Imana idufashe. Iryo sezerano ryo turisezerana. Nshuti zanjye, biragoye, birababaje kurya hari abaraye ubusa. Biragoye, birababaje kubona uba mu nzu ufite ibyumba bingahe ariko hari imfubyi, hari abarara ku gasozi. Biragoye, birababaje. Ni umukoro dufite. Kristo niwe uzawukosora. Imana idufashe, umwuka wera dusobanurire mu izina rya Yesu. Kukwegera mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, naguma kwishima nkajya ngusenga nti umpe kukwegera mana yanjye, naguma kwishima nkajya ngusenga nti umpe kukwegera mana yanjye. Iyo dusomye mu Baheburayo ibice 10:25 tuhabonamo ingingo ya mbere yunganira za zindi twasomye muri bya bice byakozwe n'intumwa ibice 2:42 kugeza kuri 47. Tuhabonamo ingingo ya gatatu ivuga ngo bakundaga kujya ku rusengero mu materaniro cyangwa mu mirimo yo ku rusengero. Bibiliya natwe iratubwira ngo uko ya minsi irushaho kutwegera, Yesu ashimwe cyane, ya minsi irushaho kutwegera ngo natwe tuba ariko turushaho guterana cyane. Niduhura tugende tujye ku rusengero duterane, kandi nitumara kuhagera tuhumvire ijambo ry'Imana kugira ngo twizerere hamwe, kugira ngo twubake ubumwe. Ntabwo umwe yakora ukwe, umwe akanyura ukwe, oya. Niyo mpamvu insengero, niyo mpamvu ahantu ho guteranira hashatswe, Imana irahatanga kugira ngo tujye tuhateranira. Jya ugira ishyaka rero uhajye, jya ugira ishyaka. Aho hantu ni ahantu henshi haba harasengewe, Imana ikahatanga, ikahashyira rezo. Ni ahantu abantu bahurira kugira ngo impano zikore. Bibiliya iratubwira mu Efeso ibice 4 n'umurongo wa 11 katubwira kugeza ku murongo wa 14, haratubwira ngo nuko aha bamwe kuba intumwa,
aha n'abandi kuba abahanuzi, aha n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, aha n'abandi kuba abungeri n'abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu b'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ni ukuri kugira ngo tubashe kwirinda iyi miyaga yose ihuha, kandi tubashe kwirinda kudindira, dukurire hamwe mu rugero rumwe, tugomba guterana kugira ngo za mpano zavuzwe kugira ngo ziturere, zikore. Abigisha baze batwigishe, abungeri baze baduhugure, ababwiriza butumwa baze batuvune batwigishe, hanyuma kugira ngo impano abahanuzi bahanure, twumve amakuru uturutse mu ijuru. Ibyo byose bibera mu iteraniro. Ni ukuri rero nshuti zanjye, niba warumvise inyota itangiye gushira kubera ibihe by'imperuka, binanije abantu. Bibiliya iratubwira ngo ubwo Abisirayeli bendaga gutaha, ikimenyetso cya mbere cyagaragaye ko benda kugenda, ngo Farawo yongereye uburetwa. Isi irabizi neza yuko itorero ryenda kugenda. Niyo mpamvu Farawo uhagarariye Egiputa ariho yongera uburetwa. Yaravuze ngo impamvu ngo baniha, impamvu ngo bavuga ibyo ngibyo ngo barenda gutaha, ngo ni ukubera ko ari abanebwe. Ntabwo itorero turi abanebwe dukunda gukora, ahubwo icyo tuzi nuko twenda gutaha. Imana idufashe, Imana dutabara. Icya kane, umwimerere wa kane itorero ryari ryubakiyeho. Haleluya. Umwimerere wa kane ni ukurya igaburo ryera ku bakristo. Nshuti zanjye, igaburo ryera. Biratubwira mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 11 n'umurongo wa 25, igavuga ngo mujye mubikora kugira ngo munyibuke, ngo kandi muzabikore kugeza aho nzazira. Yesu niwe wabivuze abicishije mu mukozi w'Imana witwa Pawulo. Nshuti zanjye, igaburo ryera, hari igihe usanga umuntu yenda ku munsi w'igaburo bariteguye, ariko usanga umuntu yafashe izindi za gahunda, yashyizeho izindi seremoni, yashyizeho izindi mpamvu, ntarwaye ahubwo yashyize indi mirimo. Nshuti zanjye, ibyo ni ibihe by'imperuka biriho. Iyo ni ya farashi yageze iwawe, iriho iratuma nawe ugenda ugajuka. Ya farashi imwe igajutse, kandi mwumvise yuko iyo farashi uyicayeho yitwa rupfu, kandi nyuma ya rupfu ngo hari kuzimu, ngo kandi nyuma ya kuzimu ngo hari inkota, hari n'inzara. Nshuti yanjye, nagira nkubwire, uhugukire neza kumva ijambo ry'Imana, uhugukire neza kurya igaburo ryera. Bibiliya iratubwira Yesu, ubundi Bibiliya itubwira kuvuka kwa Yesu. Yesu yavutse mu buryo budasanzwe. Avutse mu buryo budasanzwe. Iyo usomye Bibiliya neza wumva umwari yasamye inda. Yavutse mu buryo budasanzwe. Icya kabiri, Yesu yabayeho ubuzima budasanzwe. Icya gatatu, Yesu yapfuye urupfu rudasanzwe. Icya kane, azuka mu buryo budasanzwe. Icya gatanu, agiye kuzamuka mu ijuru, agenda mu buryo budasanzwe. Agiye rero icya gatandatu, agiye no kudusigira ibyo kurya, adusigira ibyo kurya bidasanzwe byitwa igaburo ryera. Imana ishimwe. Icya karindwi, ngo kwari ukugira ngo biriya byo kurya bidasanzwe tutarira guhaga, ahubwo turira ikimenyetso ngo bitugire abantu badasanzwe. Nshuti yanjye, nagira nkubwire, iminsi y'imperuka irashaka kugusubiza mu buzima busanzwe, ariko nagira ngo wihangane, ujye urya igaburo ryera, wihangane usubire ku mwimerere, kugira ngo nawe uhinduke, ukomeze uba umuntu udasanzwe. Haleluya. Uba umuntu udasanzwe, ubeho ubuzima budasanzwe. Ubundi ubukristo ni ugukora ibyo abandi badashobora gukora.
icyo badashoboye kwihanganira wowe ugashobora kukihanganira. Burya rero aho badashoboye gutambuka wowe ugashobora kuhatambuka, icyo badashoboye kumva umukristo akacyumva. Burya rero kugira ngo bishoboke nuko wagaruka ku mwimerere. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itube bugufi inshuti zanjye, kandi Imana ikomeze kugusobanurira. Isi gahunda ifite ni ukugira ngo idusubize mu buzima busanzwe, ariko ntiwemere ya farashi yuko icumbika iwawe, ntiwemere ya farashi yuko igira ikigukoraho kugira ngo ikugajure. Mwari mwabona umwenda uburyo umuntu ari nk'umwenda w'umukara ukawushyira ku zuba cyane ugacuya ugahindura, ntube wamenya ko ari umukara ugasanga umwenda wabaye umweru. Impamvu rero burya n'iyi minsi y'imperuka iratuma abantu bacuya, umuntu hagati isura ya farashi iyo yageze iwawe ibintu bitisura, ubukristo bugatisura, ubuzima bugatisura, imibereho igatisura. Ariko uyu mwanya ndashaka ko tugaruka ku mwimerere. Imana idufashe, Imana idutabare, kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu, amen. Naho natungurwa n'umwijima, niseguye ibuye mbaye jyenyine, nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye, nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 2 n'umurongo wa 46 ubona ko abakristo bajyaga ku rusengero bagakora imirimo ku rusengero, ariko bakaba no mu ngo zabo, bakajya no kuba mu ngo zabo. Iyo bagendaga rero mu ngo zabo bakundaga kujyana abashyitsi bakabacumbikira. Tubona icya gatanu rero ngo bakundaga umwimerere w'itorero rya mbere. Uyu bihe by'imperuka byadutesheje ngo bakundaga gucumbikira abashyitsi mu ngo zabo. Bibiliya iratubwira mu Baheburayo 13 n'umurongo wa 2 ikatubwira ngo ntimwirengagize gucumbikira abashyitsi nk'uko bamwe ngo babikoze, ngo bacumbikira abamarayika batabizi. Nshuti zanjye, umushyitsi ni umugisha. Umushyitsi nawe mureke tugarure uwo mwimerere, twoye kubyirengagiza. Aburahamu byamubayeho. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 18 yabonye abagabo batatu ngo baza bamwegera. Bamaze kumwegera ngo arababwira ati mwakwakira amazi mukoga ibirenge kandi mukicara nkabakira. Ngo baramubwira ngo ibyo uvuze byose ubikore. Ngo aragenda ashaka ikimasa cy'umushishe, ngo agiha umukozi we aragiteka. Amaze kugiteka ngo araza arabakira. Ngo bagiye kugenda bamusigira isezerano. Umugore we ntabwo yabyaraga, Sara. Ngo baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe ngo tuzongera tugaruke, kandi ngo Sara azabyara umwana w'umuhungu. Barakomeje ngo Aburahamu ngo arabegera. Amaze kubegera ngo baramubwira ngo bagiye Sodomu. Ngo babwira ko amakuru ko bagiye kuharimbura. Nshuti zanjye, n'abashyitsi yari yakiriye, ntiyari yamenye yuko ari abamarayika. Ngo baramubwira ngo i Sodomu bagiye kuharimbura. Ngo arababwira ngo ese ngo nimubonayo abakiranutsi 50 ngo muzaharimbura. Ngo barababwira ngo
bavuga mu izina ry'Uwiteka, ngo babwira Aburahamu, ngo baravuga ngo ntabwo tuzaharimbura niho tubasanga 50. Nuko Aburahamu arabara ageza ku 10, ariko baramubwira ngo nitubasanga 10 ntabwo turi bwarimbure. Nuko bamubwira ibanga, bamubwira uko byagenze, bamubwira amakuru. Nshuti zanjye, ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi. Wari umwimerere w'itorero rya mbere. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icya gatandatu, umwimerere wa gatandatu, ngo bari bazi kurinda isoko y'imbaraga zabo. Imana ishimwe. Itorero rya mbere bari bazi aho bakomora imbaraga, bakaharinda, bakahabera amaso. Ntabwo bahirengagije. Ahantu hambere bakomoraga imbaraga ni mu mitima yabo. Bibiliya iratubwira mu Migani 4:23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birimbwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana itugirire neza. Rinda umutima wawe, niho iby'ubugingo bibikwa, niho iby'ubugingo Imana ibishyira. Imana itugirire neza. Icya kabiri, Bibiliya iratubwira muri rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 14, nibwo Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo ikibitsanyo warikijwe ngo ukirindishe impano y'Umwuka wera iri muri wowe. Ikibitsanyo twabikijwe, nshuti zanjye, mureke tukirinde. Agakiza Yesu karamuhenze, ariko akaduhera ubuntu. Mureke tukabike, mureke tukiteho mu izina rya Yesu. Kandi ibikoresho byo kukarinda yarabiduhaye, yaduhaye Umwuka wera. Icya gatatu, ikindi bakoraga, ngo birindaga kubabaza Umwuka wera, kubera ko Umwuka wera agira ibimuranga, aranababara. Iyo umubabaje cyangwa ukamutera agahinda ntakora. Nshuti yanjye, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4:30 hagaragaza neza, ahavuga ngo ntimuteze Umwuka wera agahinda wabashyiriyeho kuba ikimenyetso. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Alleluya. Ngo bari bazi kurinda isoko y'imbaraga zabo. Burya Samusoni nta kindi kintu yazize kutarinda isoko yahakura imbaraga. Arahahishura, araherekana. Delila nawe ahereka Abafilisitiya, barangije baraza baramuboha. Nshuti zanjye, guma ku ibanga, gumya ibanga Yesu yagushyizemo, maze urinde icyo wagabiwe, kuko nutakirinda za farashi enye twavuze, za farashi enye ziriho zigaba ibitero, ya yindi itukura cyane, iy'umweru cyane, iy'umukara cyane, ndetse n'ifarashi igajutse, ziraza kukugabaho ibitero, kandi nizisanga utabashije kwirinda. Nshuti zanjye, nagira nkubwire, ube maso kandi wirinde. Umwimerere wa karindwi, ngo bari bazi kwicisha bugufi. Alleluya. Imana, Bibiliya yatubwira muri Yakobo 4:6 gatubwira ngo Imana irwanya bibone, ngo ariko abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Imana ishimwe. Bari bazi neza ibanga ryo kubana n'Imana. Imana itakurwanya. Bibiliya iratubwira ngo irwanya bibone. Iyo ugiye mu bibone rero, ngaho ugiye guhangana n'Imana. Inshuti yanjye, ndakwinginga nshuti yanjye, ujye mu bicisha bugufi, kuko Imana izakugirira neza. Ariko nujya mu bibone, Imana izakurwanya. Bari bazi ibanga. Umwimerere wabo wari ushingiye ku kumenya kwicisha bugufi, kubaha Imana no kubaha mugenzi wawe. Icya kabiri, bari bazi neza yuko Imana ihumuriza umuntu wicishije bugufi. Niba ufite ikibazo kikugoye, ushobora guhumurizwa n'umuntu ntibigere ku mutima. Ariko muri kino gitondo, ariko muri uyu mwanya, ndakwifuriza nshuti yanjye kwicisha bugufi, ukubaha Imana nayo ikaziga guhumuriza mu kibazo ufite. Ikindi, urufunguzo rw'ubwami bw'Imana
Haleluya. Urufunguzo rw'ubwami bw'Imana duhora tuvuga, twizera, tuzi neza ko Kristo aduhera ubuntu, ariko urufunguzo rw'ubwami bw'Imana ni ukwicisha bugufi. Ni ukwicisha bugufi. Luka ibice 9 n'umurongo wa 48. Nshuti zanjye, mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana izabagirira neza, izabagira. Mureke tugaruke ku mwimerere, mureke tugaruke ku mwimerere, mureke tugaruke ku mwimerere. Umwimerere wa mbere ni ugukundana, ni ukuba umwe, ndetse no guhuza umutima. Umwimerere wa kabiri ni ukuba gufashanya hagati yacu, ukomeye agafasha udakomeye, ufite agafasha udafite. Umwimerere wa gatatu ni ugukunda kujya ku rusengero, tukamenya uko urusengero rumeze, tukabona ibyiza byaho, tugakora imirimo ku rusengero, ntiduhugire mu byacu gusa. Umwimerere wa kane ni ugukunda kurya igaburo ryera. Nshuti zanjye, tukarya igaburo ryera. Hariya hari ibanga, uriya mutsima turya utatumara inzara, ahubwo kikaba ikimenyetso cyo kutumara inyota y'iby'isi. Mureke tubishishikarire nshuti zanjye. Umwimerere wa gatanu ni ugukunda gucumbikira abashyitsi. Umwimerere wa gatandatu ni ukurinda isoko y'imbaraga zacu. Umwimerere wa karindwi ni ukwicisha bugufi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye, ngushimiye ubuntu ugira, ngushimiye imbaraga zawe, ngushimiye ko uhagarara mu itangiriro ukavuga iherezo ry'ikintu. Biriya byarabaye, ariya mafarashi imikorere yayo urayabona, urayazi, waranabihanuye muri Matayo 24. Ariko ndagushimiye yuko uyu mwanya uduhaye inzira ku buryo ariya amafarashi adashobora kuduhindura, ariya mafarashi adashobora kudushobora. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugirire neza abakurikiye, ubagirire neza abakurikiye, utugirire neza twese. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.